Mw'abanyarwanda mwe ibiri kuvugwa byakomeje kugenda biyobera benshi bakomeje kugira mu by'ukuri bahura n'amayobera atandukanye kubona mu by'ukuri abana batatu ba President Paul Kagame bagaragara muri uniform zo kurinda umwambaro w'igihugu mu by'ukuri bikaba ari byakomeje kugenda binatangaza benshi mwakomeje kugira mu by'ukuri mubona Ivan Cyomoro agaragara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari kumwe n'umusirikare mu by'ukuri wa Amerika gusa byakomeje kugenda bivuga ko Ivan Cyomoro ari umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nako kandi Ange Kagame yaje kuba yagaragara mu by'ukuri muri uniform y'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaba byakomeje kugenda binatangaza benshi reka nizere ko atari bwa mbere tugiye kubana kuri YouTube channel yacu niba ari bwa mbere turagusaba kureba video yawe niba utarakanda subscribe akariko kandi nakugiye kugira ngo ukande subscribe ugikomeza kugenda ugerwa n'inkuru zacu gatanu kandi ni inkuru yakomeje kugenda ivugwa ni inkuru mu by'ukuri yakomeje kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aho kandi abangaba batatu mu by'ukuri bagizwe abasirikare ariko babiri muri abangaba bakaba baragizwe abasirikare batazwi nariko kandi hakomeje kugenda havugwa inkuru ko abangaba bataririnda umutekano w'u Rwanda ahubwo mu by'ukuri ari abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaba ari mu byakomeje kugenda mu by'ukuri biyobera kenshi kubona abana ba President Paul Kagame akaba ari umutegetsi w'igihugu cy'u Rwanda kandi bikaba byakomeje kugenda byurirwa mu by'ukuri banavuga ko umukuru w'igihugu uyobora u Rwanda kuki afata abana be mu by'ukuri bakaba bajya no kurinda ikindi gihugu byakomeje kugenda bitera benshi abayobera ni inkuru yakomeje kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aho kandi Ivan Cyomoro yakomeje kugenda mu by'ukuri agaragara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kandi hakomeje kugenda havuga amakuru ko mu by'ukuri yize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri military force bikaba ari mu byakomeje kugenda binemezwa ariko kandi Ivan Cyomoro mu by'ukuri yakomeje kugenda anavuga amwe mu magambo yakomeje kugenda anatangaza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye aho kandi na Ange Kagame tugiye kuba twagaruka ku magambo yakomeje kugenda anavugwa uwo twakwita mu by'ukuri Kagame cyangwa se Kapiteni Kagame mu by'ukuri akaba we anazwi yakomeje kugenda anagaragara muri campaign aho kandi President Paul Kagame arakuba yanakiyamamaza uyu nguyu kandi bikomeza kugenda binavuga ko mu by'ukuri anacunga umutekano w'umukuru w'igihugu ibi byo mu by'ukuri bikaba binazwi ariko se tugiye kuba twagaruka kuri abangaba babiri mu by'ukuri Ange Kagame na Ivan Cyomoro bo ntibazwi na gato mu by'ukuri kandi naho bagaragariye bigaragajwe ko mu by'ukuri ari abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ese babaye abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gute kugira ngo mu by'ukuri babe mu Rwanda kandi babe banakorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo byavuzwe gute cyangwa se binavugwa gute ibi ngibi byose tukaba tugiye kuba twabirebera hamwe ni inkuru yakomeje kugenda tugwa na benshi mu by'ukuri bibaza ese kugira ngo umukuru w'igihugu cyangwa se n'umuntu urinda igihugu runaka abe yafata abana be abohereze kurinda ikindi gihugu ibi ngibi byo byakomeje kugenda byakirwa gute n'abandi bantu bakomeje kugenda babyumvaho kandi benshi bakomeje kugenda babyuriraho bavuga amagambo atandukanye bakomeza kugera mu by'ukuri bavuga ko abangaba bashobora kuba ari nabamaneko ariko mu by'ukuri ibi ngibi byakomeje kugenda bitemezwa na benshi dore ko kandi byavuzwe ko mu by'ukuri ushobora kuba uri umunyarwanda ariko nanone mu by'ukuri ukaba nanone ufite inshingano zo kuba warinda ikindi gihugu dore ko kandi byakomeje kugenda bigaragazwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza kugenda zifata abasirikare baturuka mu bihugu bitandukanye cyangwa se mu nguni z'isi zitandukanye bikabyazwa ko mu by'ukuri abangaba babiri bujuje ibisabwa kugira ngo banabe abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi byose tukaba tugiye kuba twabigarukira hamwe ni amakuru yakomeje kugenda anavugwa ni inkuru yakomeje kugenda inandikwa ku binyamakuru bitandukanye dore ko kandi byavuzwe ko mu by'ukuri bize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dore ko Ivan Cyomoro we yanigiye igisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yarikaye military force mu by'ukuri uyu munsi akaba ari umusirikare unarinda umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaba byakomeje kugenda bigirwa ibanga ariko uyu munsi bikaba byakomeje kugenda mu by'ukuri bivugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye benshi bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri aba bashobora kuba ari nabamaneko ariko byakomeje kugenda biterwa utwatsi ariko uyu munsi tugiye kuba twamenya ukuri kose kwakomeje kugenda kunibazwa n'abantu benshi cyane batandukanye aho kandi benshi bakomeje kugenda banagaruka kuri inkuru yakomeje kugenda inavugwa n'abaturage ku isi yose yakomeje kugenda ikangana cyane ikimara kuba abona babiri b'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda President Paul Kagame mu by'ukuri bari kurinda igihugu cy'igihangange ku isi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kandi byakomeje kugenda binagaruka na benshi ko aba bana banize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikanatuma mu by'ukuri barahawe amahirwe yo kuba bana ba abasirikare ariko byari byaragizwe ibanga bikaba byakomeje kugenda binamenyekana mu by'ukuri bigakomeza kugenda binatangaza benshi uyu munsi byakomeje kugenda binaba amayobera kubona mu by'ukuri umwana wa President Paul Kagame arinda umutekano w'ikindi gihugu by'umwihariko igihugu cy'igihangange ku isi igihugu cyakomeje kugenda kinagaragara ko gifite ibitwaro bya kirimbuzi n'igihugu mu by'ukuri gifite abasirikare b'abahanga uyu munsi bikaba byakomeje kugenda biyobera benshi kubona Ange Kagame ari umusirikare mu by'ukuri akaba ari umusirikare urinda umutekano by'umwihariko akaba atanarinda igihugu cy'u Rwanda mu by'ukuri akaba ari umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaba byakomeje kugenda bitangaza benshi byakomeje kugenda bibayobera mu by'ukuri kwibaza kuki abana ba President Paul Kagame bakomeje kugenda banagaragara muri uniform cyangwa se mu myambaro bagaragara ko mu by'ukuri barinda ikindi gihugu kitari u Rwanda kubera iki bingibi byaba cyangwa se kubera iki byanakorwa dore kandi byavuze ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuba yaba umusirikare mu gihugu ashaka igihe cyari cyo cyose mu by'ukuri
afite ibyangombwa, dore ko kandi abana babiri mu by'ukuri bafite ibyangombwa bibemerera kuba abana abasirikare mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikaba byakomeje kugenda binatangaza benshi bakomeje kugenda bagaruka kuri inkuru, bakomeza kujya mu by'ukuri banatera comment bavuga ko abana ba Perezida Paul Kagame bakagombye kuba mu by'ukuri barinda umutekano w'u Rwanda, dore ko kandi banagaragaye ko mu by'ukuri bafite certificate zibemerera kuba abana b'abasirikare kubera ko banize military force muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Las Vegas. Bikaba ari ibintu byakomeje kugenda biyobera benshi, ni inkuru zakomeje kugenda zinavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Benshi bakomeje kugera mu by'ukuri bibaza ese kuki abana b'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame bagaragaye bari kurinda ikindi gihugu cy'igihangange ku isi. Kimara kuba banabona aya mafoto yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bakomeje kujya mu by'ukuri banagaruka kuri iki kintu cyakomeje kugera kinavuga ese abangaba babiri baba ari Emmanuel cyangwa mu by'ukuri baba ari uko nyine banize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba barahawe amahirwe yo kuba abana abasirikare, bitewe n'uko mu by'ukuri amasomo yose yo muri military force muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barayatsinze neza cyane, bikanatuma mu by'ukuri banahawe amahirwe yo kuba abana abasirikare bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ibintu bikomeye cyane, dore ko kandi byakomeje kugenda banavuga ko mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza kugenda zinafata abasirikare baturuka mu mpande zitandukanye. None mu by'ukuri hakozwe ubushakashatsi biza no kuba byasangwa ko abana babiri ba Perezida Paul Kagame atari nabo bana b'umukuru w'igihugu barinda Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byaragaragajwe ko mu by'ukuri muri Hongrie hari abana babiri b'umukuru w'igihugu wa Hongrie mu by'ukuri nabo barinda umukuru w'igihugu. Abangaba kandi bo mu by'ukuri banarinda umutekano w'umukuru w'igihugu. Bikaba byakomeje kugenda binibazwa na benshi bakimara kuba banabona igifoto ikomeza kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ivan Cyomoro mu by'ukuri ari kumwe n'umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kurinda umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri byaravuzwe ko mu matora aherutse kuba yanaba mu by'ukuri muri Amerika Trump ari gutorwa, hagaragaye umwana wa Perezida Paul Kagame Ivan Cyomoro mu by'ukuri ari kurinda umutekano w'umukuru w'igihugu Trump. Mu by'ukuri bikaba byakomeje kugenda bigarakona abantu benshi cyane mu by'ukuri bakomeje kugenda bibaza kuri iki kibazo gikomeje kugenda kinaba abana b'abakuru b'ibihugu bakomeza kugenda bagaragara mu by'ukuri baragiye kuba abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese mu by'ukuri ibyo byakomeje kugenda binavugwa henshi cyane, benshi bakomeje kugenda mu by'ukuri kuri iyi nkuru yakomeje kugenda inavugwa isi yose. Mu by'ukuri ikimara kuba yabona amafoto abiri cyangwa se amafoto mu by'ukuri y'abana ba Perezida Paul Kagame, bakomeje kugenda banagira ubwo mu by'ukuri by'umwihariko bakaba banababonye muri fomo yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko kandi uyu Ange Kagame mu by'ukuri we anarinda safe cyangwa se mu by'ukuri arinda umutekano w'imbere kwa Perezida Trump. Mu by'ukuri bikaba ari byakomeje kugenda binavuga ko uyu Ivan Cyomoro we mu by'ukuri ari umwe barinda umutekano w'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikaba byakomeje kugenda biyobera benshi kugira ngo mu by'ukuri Perezida Paul Kagame abe yanabyara abana be bangana gutya, mu by'ukuri babe banaba abandi barinda umutekano w'abandi bantu. Byakomeje kugenda binayobera kenshi, dore ko kandi byakomeje kugenda bivuga ko mu by'ukuri uyu Kapiteni Ian Kagame we yakomeje kugenda anarinda umutekano wa se, bikakomeza kugenda binatuma benshi bakomeza kugenda banahura n'amayobera atandukanye. Reka ngushimire ko twabanye gatanu ku kandi.